uhajya bashira shituraba bakira ntabwo muri abantu nyine none se ubu ngiye wifashe ukamfurisha ntariye inzara yenda kunyica warangiza no kujya kumpemba ukampemba hafi ya ntayo uba wumva ko jyewe ntari umuntu ubona ndi igisimba igisimba na bene wanyu ndakwirukana mvira mu rugo ntabwo ari mvira mu Rwanda nunyirukana ndajya ahandi cyangwa nawe ubura umukozi ufite amafaranga menshi ntabwo nabura umukozi ariko bose isi idasakaye wajya ugabanya umwirato ko nawe hari aho ushobora kugera ukabona ababosi bakurenzeho karenga umuhanda shiba kazi ibindi bayinyo bose kazi gukurwa runwa rwawe rumeze nk'urw'icyongoyongo ariko kwa Gaju se hanura ashobora kuba ari hano kuko n'ubundi nabizi neza ko aturuka muri izi karitsiye. kayongoje hano wa hano yego Messi Yo ndafura imyenda ariko nyine boss nawe uramuza amereye nabi ndeba siki agwa ruzi ko se ngiye kugusohoka none no ku Gisenyi nguje kunsohokana Iwakara jabe haratokombera none se uzanye kasike ebyiri shawe nukuri wongera unjyane ku mazi pe uzikunda ejo bundi nagiye koga ingona yari indiye ariko nukuri niba ngiye koga ujye ukoresha uko ushoboye nawe wumve hafi n'izina ry'Imana cya kigona cyaje n'urunwa kiza n'ibyishimo cyabituniye nk'ibya bosi ariko bya biri byo kwifata ukambwira ngo ingona irakurya kumvikane hari ahantu ingona itemerewe kurya niba ubizi neza ko ugiye mu mazi arimo ingona ugomba kuyiha akaguru cyangwa umutwe ariko icyo nshaka ingona ikaba itakirya nawe urabizi neza ko naguteguriye ahantu heza h'ubwenge shambure nayiteguye aho uri buruhukire urahazi ariko n'ubundi iwawe nahageze tu ahubwo reka nze nkurebe sawa iyi ndaje ariko se ubundi ubu ngubu sheri wanjye Gaju aramutse abonye mfite moto y'igicupuri nk'iyi ngiyi y'ikibando ntago yanseka ubu ngubu no kumurya byaba bitagikunze ahubwo reka izi kasike nzishyire pembeni abo nzajya ntwara ku mugongo n'ubundi ndabifitiye abakiriya banjye reka nshaka ahantu nzitsimba barakabiri washinje utwawe reka njyane utwanjye ngende nyine tubize nyoko hasi ariko bose bamubita hasi mama se ndamwikoreye ku mutwe gana wani yambaye ubugingo ngera amavangingo nk'aya mukabugingo sheri ko nyiciye bimeze bi uko bimeze se wowe ntubibona byaraye mwana bose aranyirukanye okay tubibagare rero niba byaraye ese niyo mpamvu isura wayigize nk'iy'urukeri uzi ukuntu wabaye kibi awa sheri hani nako shushu efu nuko nguko umbwira ngo ngenga isura yanjye wawe nk'urukeri ubwo se uransohokana mu mazi igenda urukeri ngiye kwigendera nisangire mama reka ntabwo ari wowe navugaga rata sheri ahubwo magurutsa nivugiraga rwa rugona rwo twasanze mu mazi ariko rwaragukanuye nawe ntabyo wabonye yebawe iyo kiza kuba ari nk'ikigabo cyari buhite kikuntwara ese wowe urafuha warangiza ukajya no gufuhira ingona none se moto waje uri wowe ubwira ngo ugiye kuntwara kuri moto nk'ikinyenga wayishyize he ngaho ngo tugende ujye kuyigereka cyangwa wongeye kuyigurisha bya bikobwa byawe bimwe byo mugenda musomagurana murebana akana ko mu bijisho ngwino tugende ujye kubinyereka kwa General Yesu murakora abanyagukuru banyuse nyine iyo mubona mugenda mufatanye gutyo icyorezo cyaraje insengero barazifunze reba inda yanjye ukuntu yabaye ubu ngubu muri mwaru wa mu maturo ngende yanjye sore nkuko yari imeze ariko akaga karongura indushyi koko ubu so na nyoko bazi ibyo urimo wowe moto wayiparitije guteza umutwe umukozi w'abandi
kandi nkubwire wa mwana we satani yaguteye sinzi aho yaturutse nuko gusengera uri kumva akanakumiro koko ngakaga karongora indushyi katarongora indushyi se ibikorwa by'ibyuki kabikura he uranyumvira ngitsengero barazifunze se nitwe twatumye bazifunga niba mwarafashe insengero mukazigira amarogi mukajya mwifata ngo kwa gatandatu ng'ibyumba ng'amasengesho ibyo nibyo byabakozeho niyo mpamvu ruda rwawe rwafobaganye ushobora no kumbuza kwirira icyana ngingo urwo ruda nkahita ndumanyo turumvikana sheri mwihorere pasiteri ubwo se uramutse umupfumu ruriya ruda rwose urabona ko ikoti yazongera kuryambara gute ahubwo yidutera igihe dukomeze twigire ku Gisenyi kwirira ubuzima murakarya ibivuzo byagaze mwanjije ubu narambika agakiza hasi nkagashyira muri ibi bishyimbo bikakandebe nkabakubita ku buryo Yesu yava mu ijuru akaza agahagarara hano akareba ukuntu nzi kurwana ariko ubundi muranze wagihugu nagukubita kugira ngo tukwigendaho byakunanira nawe wa mukobwa we nubwo mbona umeze nk'umuzungu nagukubita ugasubira iwanyu iyo wavuye uri kumva umuzungu kazunguza inyo mu gitazi cyangwa kazunguza urwo ruda rwawe ku gitanda wanjije agihembe nafata nkabakubita gakubitwe n'inkubi twaganije kugaburira so usanga ari kunyase buri cyane cya mukaso uhanjije wowe umupasiteri ruda n'urunwa rwatari harangiza ngo Yesu ngo ngewe namurambika hasi ariko ubundi akababwira icyorezo kizajya kiza nikimara kuza agakiza mukarambika hasi ubwo ntabwo mama musanzwe mukijijwe de ntabwo mujya muza dusohokane nk'uko abandi basohoka mwe kujya kwirirwa mubeshya abaturage na cyangwa abayoboke ngo mwebwe ngo murase ahubwo se reka nkubaze uyu nguyu aracyari umupasiteri reba ibintu byo kuvuga ngo Yezu ngo mu bishyimbo ubu wakubwira ngo ufate Yesu umushyire mu bishyimbo ari shira mishogoro naho kumuhimbaza nk'umuntu w'umupasiteri urajya kurata ibigambo ngo kurwana ubu yamanuka mu ijuru aje kureba iyo mirwanire yawe n'urwo ruda rumeze nk'ururimo ibishyimbo bigaze ngo abantu bazajya bakizwa mu bihe byiza ibihe bibi nibiza nibarangiza bavuga ngo agakiza ngo bakarambika ngo mu bishyimbo kabarebera ariko ushanga sanga agiye agakiza akarambitse ku bishyimbo nihingiye namukubita urumva kamubwira ntiterura nyoko se nyine ahubwo se nge waramutse akarambitse mu bishyimbo byanjye nakabaturanisha nawe nkamubatura kandi ibintu byinshi ngewe nahita nkumena cyangwa se wenda twasanga aho gakiza urumva gafite smartness urumva umuntu agakitwarira da ntawamenya agakiza uragatwara n'ubundi nanjye njye nanakabyimba ku buryo nzajya nanakagendamo neza ku buryo n'abayoboke banjye bajya bavuga ati dore pasiteri koko ariko ubundi pasiteri ko mugenda muririmba ngo nzakagendana ngagakiza ubundi agakiza kamera gati uko gasa n'ibikureba ukareba ibibaye ibagararije we pfa kuba agakiza nkagendana no mu nda karimo we n'uteze no gukizwa agakiza nikakureba iwe ibintu avuze urabyumvise ra ngagakiza ngo no mu nda arakagendana n'ubundi wabitse agakiza mu nda yanagahita vana urwo rudaho rwatumye yacize umukobwa ngira ati umuntu urahasi ukenda kumena inda wagicucu ishize n'umushimira mushiki wawe wambwawe ahubwo iyo gihe amamwe ruraruta nkabanza nkarumena ntabwo we wakwiciraga ndagicucu gaju urasi wa muhungu nigeze kubona hano muri kumwe uriya niwe kandi njye ndaje ndabaneka do aje hano njye ndi kumwirebera singuriya wese wowe uri kuvuga ngo uramu urimo uramucira isiri ndi kukureba ni handi namubonye aje hano aje kukureba nasugendera ujya hawe oko nawe uzi kuyenza nka pasiteri njye ntabwo ndi bugende ndaje ndabaneka kandi ndabafata uriya aje kukuranda abizi neza kuko n'ejo bundi naje hano ndahamusanga impamvu nahamutanze naje kare ariko wanzajya nirwa ngimwe njye ndwaza rware bwaki ubwo ushatse kuvuga ko ibiryo byose ucapiranye uvagavaga ni hahandi byawe biraza gusubirwamo Yesu debera ngaje dore yongeye kuba ari kumwe n'abahu ariko nanjye ntabwo navira mama giye gutwara igipfutsi mu ntoki nanjye ngiye kumena umushinga ariko